Rufo haza Rufo ko twaburanye haya Rufo agaruka yagara basa wayagaruka ukayavamo sharpo Tumone na mabibiri yasimaze haratosha naga bahara ku rusengero ariko Rufonsi rwose bandi kugenda ndeba ubutaka bwanjye ukuntu babumeze yakubari project yeno n'abanzi kongeye kugira baratanga amasefresh ndabona kiri wawe suri rwose yantwariye umurima ariko rero Rufonsi Rufonsi hahinga bare imyumbati yanjye yareze ariko reka mubwire ibyaga ari byo bigenza Rufonsi mubonye mukeneye muhungu w'u Rwanda ejo bundi ngire gutya vugane maze iminsi nsenga ariko nabuze umugore sharuko bizi nawe twarakuranye urabizi akamana cyari jazz man cyari akajaze ntago uramenya kwinjirira inama ijezi se oya ntabwo nshatse kuvuga ijezi ndimo ndakubwira ni cyari akajaze ntago uramenya kwinjirira inama kweli ariko fo ninjirira inama urabona ngeze ku rwego rwo kujya mu mpinja ariko rufo ubwo kugira wawe kujya gushaka kuvuga nyine mva ngurabure ngareka nkubwira ikintu kimwe kingenza gusa ngurabure kandi mana ufite ikibazo umva mu pampe kwa Felix man wowe wowe kwa Felix pampe se bunu pampe ubundi mu pampe ubu ngora Rufonsi ibara ivuka kwa Felix na pampe wabo ikibazo nk'icyo ngicyo aragifite nawe yabuze umugore se ariko ikibazo ngenda nacyumvishe Rufo ejo bundi nagize gutya nibuka ko hari umupasiteri wajya gusengera abantu bakabona abagore naramubonye nibuka ko mfite nimero ze ngo umugeni amaguru nayangangiye ndimo ndakomeza nerekezayo kimanira kakubyara Rufonsi w'iwacu ko hano shamwana nukuri Rufo burya no kuva kera naragukundaga Rufo dore umva nyine inzira naga ari Kigali mama ndava Kigali Kigali tujye hese ora Rufonsi ariko nawe nukanse muri gare nta kibazo rwose Rufonsi tugende ntari bikabisa zako wowe urumva amafaranga yagiye amafaranga afite twavuye mu cyaro tuje guteka umujyi nako imitwe mu mujyi dushinga itorero ryacu rimaze gukomera dufite abafana hirya no hino dufite abakristo nyine ubwo rero njyewe reka nkubwire pasiteri ibintu byo biramunira ngambwira nyine ndabivamo kandi urabizi n'ibyo uvuga indimi nanjye hano ariko se reka hano wareba ako gaparaka kariho umwere n'imisatsi ngamenye kuri pasiteri wowe wanjegeraho nagukuye mu cyaro uri mayibobo ambika ikote mugira umudiyakoni none utangiye kuvuga ngo amaturo tugomba kuyagabana mayibobo yitunze yimenyera ikanito none se wowe harya ni wowe umukarasi nari umukarasi ariko njye ndi pasiteri uri pasiteri yes hari amavuta ugira amavuta se amavuta urabizi ko n'ubundi n'ibintu by'amavuta ahubwo pasiteri reka nkubwire naho ubundi se ndi kumva na telefone ndebe uyu mpamagaye pasiteri wi buriya njye nawe uzirinde ko twaserera kuko aho twasererera ntihamera ibyatsi ariko ugomba kumenya yuko njye ndi pasiteri akagabo kadashyitse n'umutamiro kuri njye k'agacagatanzira sutu ndabona telefone ihamagara ko ntakumva ninde tuvugana hano turaho umukozi w'Imana muraho se nawe uzi ko twasizwe amavuta se yewe icyifuzo cyawe ni ikihe uretse ko n'Imana yakimenye utaririrwa ubimbwira buriya mba nabibonye nanabimenye uri umukobwa icyo nabashije kumenya cyo ni uko uri umukobwa kandi nta kibuze mu nzu y'Imana komeza utubwire icyifuzo cyawe akira ngo uhereze umukozi w'Imana wasizwe amavuta kandi wasizwe cyane muvugane vuge nka pasiteri tumeze neza nta kibazo
dusengera abarwayi. Ufite ikihe cyifuzo? Ntugire ikibazo, twe dusengera abarwayi, dusengera ibimuga bigakira, dusengera abantu bose bafite ibibazo bigakemuka. None ikibazo ufite ni iki? Aha. Urashaka umugabo? Icyo ni ikintu cyoroshye cyane, icyo ni ikintu dukora hano ku itorero ryacu. Gerageza udusange imuhira rero kwa Pasiteri Majyane. Rubwiraza n'agafuka k'umuceri. Uze witwaje n'agafuka k'umuceri ntacyo. Ni isukari yashize. Amen. Icyo ntaga gusengera umugabo uramubona, wowe ugomba kuza witwaje wenda ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Sawa, urakoze. Imana igomba. Yes, we. ariko ruko imihanda yose twanyuze wayibonye ruko ay'imikara ay'imituku isi icyatsi iyo ntabwo ari iki kivugo Rasa ruko hanga ko wagira ngo bagiye gutondera ibigori bajya mu mujyi kandi wese ari karita yo hafi nta kibazo ko muri kudusakuriza amana icyo si ubu ikinga ese abantu bo mu mujyi uku ngubu babayeho noneho njyewe natuzi iwacu mu cyaro umeze neza ikibazo mu mutwe namubonye aragafitanye n'ubibona sanye muzima cy'ibintu twana wa musore waje kajya imbere nari rufo reka mubaze rufo reka rufo mubaze abo ngaba nibo wanzaniye njyewe wanzanyemo ko bambwiye kujya mu mujyi bambwiye kujya muri ibi biraro kandi kugira mu bangamire mwagiye umva rero ko ako nawe wagiye ubona ibintu byagiye bitambuka hariya ibiti bitenda kuko njyewe twakurutse kwiba iwanyu ahagana heza nagendaga mbona indege ziguruka dore noneho hari umuntu nabonye gutya yagize gutya simbuka iki kintu ntabwo kiri seri niyo ngerageza ariko mbona rwose twajya aho nta nubwo wuzuye kweri ntabwo nongera ngewe kugira ngo bitekereje biratoneka umva none tugaba ubundi tuguzi tuba turi hano imbere tuba dukanda gusa ubu nk'ako ntuneze wowe washakaga iki ngo wiki ibaze nawe icyo mvuze nyine ndabwo ukuntu ubuse rumaze kuruka ku bandi baruka wose wowe ntabwo waruka ku bantu oye aho mujye mureka kwiyenza namwe njye mise mfata n'umwanya wa mbere noneho mu gutega nteko hari uri mu ntanga nkaka karusi gatumye kugumya wijujute nyine birakureba ugira ngo hategeka ngendoro nabibona se bwongo bworohere bwawe uramaze
nawe guma umere gutyo ugumana ubwo bugufi bwawe ntawe ngumana ubwo busazi bwawe icyo ni ubusazi ubundi ibyo ngibyo nibyo uvanye mu cyaro shawe ko rufo aka kagabo mwariture uriture iki aka kagabo mwariture rufo narimbuze n'ahantu bwiye rufo utihagaze hano mu mugi wa munyamwawe nako njyewe namubonye yashatse gukubitwa kuva kare wamenye ibyawe si uko shaka rufo utangiye kumufasha ugezeho kabana bari kubane oye muhamagare vuba njye nanarambiye imigi yawe ndakumitana rwose ihute bavuka umuntu yagize sereri wanyitwarira ayo barate tugende batangiye kumvuga ubigenda gumana kwereba nk'ibyo nugira ngo binanyumire wabaye iki se va tugende ntari uragana hehe gende kwa pasiteri majyana ni 500 yonyine ntabwo njya ngereza abakobwa beza nk'abo ntabwo njya ni ukuri kose n'ubutazagutwara ubu nabibonye kabisa n'ubutaha nzahita ngutwara noneho ubwo tuzabigenza gute? pasiteri rero areba tubonye umukiriya mushyashya bambe ni abakiriya babiri bagiye kuza urumva tugomba kubatuburira ariko uyu munsi ninjye urakora akazi cyane nta kibazo ariko ugerageze ukore ibintu ku buryo aya mafaranga bizi ngewe ndatubura ntibagaruke muraho neza muraho neza ese ashimwe egera pasiteri muraho neza mukozi w'Imana uri umudiyakoni usengera kuhe mudugudu Nyarugunga Yezu ashimwe sha ubobera neza umukozi w'Imana ariko egera niyinda tuba twarayihawe n'Imana n'amavuta yayo ariko ntabwo uri kumva ibintu by'amavuta bikumanuka ahantu hose urumva tuba twarasengeye ahantu henshi twarageze za Kadeshe za Kanyarira aho hose na za Rebero twasengeye twakoze ubutayu urumva ntukawera buriya yabikemuye kigera hano yegere hino n'amavuta y'umukozi w'Imana ajya mugeraho n'imbaraga z'umwuka wera ubuzuzwa imyuka sha none se iyo mukozi amakuru ki nyine amakuru yari meza nyine uretse icyo kibazo nari mfite oya ni meza buriya twebwe uje buriya usanze njye na pasiteri aribyo turimo tuganiraho nabwiraga pasiteri uyu munsi hari icyo Imana yakoze kuko mu rukeya saa 9 hari ikintu Imana yavuganye nanjye numvaga mbese y'amavuta bimanukira urumva numvaga umukozi w'Imana ndimo nduzuzwa urumva ariko nabwiwe ijambo rimwe urumva nabwiwe ijambo rimwe yuko ikikuzanye gikemutse hanyuma rero pasiteri ganiriza uyu muntu ariko icyifuzo mbere yuko akiduha nabanza umusengere oya banza umusengere umushyire imbere y'Imana ibindi turabivugana oya reka tugushyire mu mavuta y'Imana nta kibazo kumusengera ni nacyo cyane kandi ugira icyizere ntabwo ari ukwatura kw'amavuta kwihana ibyaha wamaze kwihana nyine nihanye igisigaye nuko mwanze reka rero abakozi b'Imana basizwe twe tuba twarasizwe amavuta urumva n'aya erayono tuba tuyafite buriya turaza kuyakumenaho mu kanya ahantu hose vuta buriya iyo turi kuyagusiga reka murambikeho ibiganza Mwami Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje kubw'uyu mugaragu w'Imana mu izina rya Yesu meditake utrafeti ukawera harushaje kubikora ibyakuzanye byose biciyemo hari ijwi rivuganye nanjye haleluya biriwe ako sharufo kugira ngo ubundi turakenda najya unabane ntarambiwe rufo unabane ntabwo mbazi ariko ubundi uyu mukobwa yabaye uzi ko aribwo nakwitegereza yari yigiye gutega muri gare pe mpura n'umuntu ntazi niba ari umugecyaro niba ari igishu niba ari dayimoni niba ari satani katika jina la Yesu yaje rero amaze kuhagera andukaho hano kwa pastor Majyanye nyine yanze abo ni abantu baje kambanze n'isani
You will move out of this house. ubona batisano Muraho neza. muraho basi Umukozi w'Imana. Muraho cyane. amashyi Kristo Yesu. iteka ryose basi Urusengera mu bati. ariko ngo waturutse mu bayakunda Mukabera abana nawe. Muraho neza. Ugaragara nk'ufite amafaranga. Yesu ashimwe. abantu biremera abantu Muturutse he? uyu bamwita Rufonsi rero twebwe itorero nibo bamvanye iyo ngiyo yose mu Imana cyararanga ira Pastor. Ubonye abandi bashyitsi. Uyu mukobwa waba umujyanye tambuka hano ntawe uzi gusoma bibiliya burya niko naza mukaba mwicaye ariko rwose Rufonsi urugendo twagenze ubundi pastor uyu muntu niwe yaraje kubatura icyifuzo cye. wowe kagira imana wese burya ugira ngo umugore navuna uzi ibyaro twavuye guhera saa 11 za mu gitondo turagiye na Rufonsi uyu turagiye ngaho mu modoka nkajya mbona ibiti biragenda bigaragaruka nkabona ibiti biragenda biragaruka umujyi mwateye imbere ariko ni ubwa mbere wari ugeze mu mujyi Ubwa mbere uyu yarageze i Kigali. Ubwa mbere yarageze. oya biragusa uri n'umujangweri biragusa ya pastor kuba umuntu ujangwira nyine si ni ibyo nyine pe ariko kera data ngo niba yaratuye niba ari Nyamirambo niba ari hehe ubwo rero Rufonsi yahanyeretse okay reka kumva ikikuzanye none ni wa mugore rwose nta wundi donc buriya ikintu kikuzanye ni igiki pasiteri rwose nk'uko nari nabahamagaye mbabwira ni ukuri rwose nkeneye umugore rwose nkeneye umufasha okay ukeneye umufasha nkeneye rwose umufasha wa mbere y'uko ugera hano hari icyo umwuka wera yari yavuganye na nuko rero kugira ngo uwo mufasha nta wundi wanzinduye inangangiye rwose umufasha nta wundi nuwo icyo ni ikibuze mu nzu y'Imana mu nzu y'Imana harimo byose umufasha uramubonye mwiza urumva ariko hari agafuka k'umuceri wazanye umusheri niwo nshaka uwo musheri niwo nshaka k'umuceri umusheri nyine ni uwo ngo mu cyaro tumwe hari numvaga bavuga Rufonsi abaga bavuga ngo umusheri aya niba ari ibigori byo ntabyo nazanye twavuganye kuriya nanjye nje birangira nanyuze mu muriro uramubona ariko ni diru ugomba kugira icyo utanga kuko n'Imana irakubwira ngo ufite iki ngihereho si pasiteri noneho nyakubyara mwe umugore ugiye kumunyima nazindutse cyakoze hano mfite akajumba naje mekenya rwose namwe mugira ngo mwadufashaho hose nta kibazo oya ntabwo dukeneye ibijumba mu izina rya Yesu twebwe twarasizwe urumva turi kuri salade bakaronga imineke ibintu nk'ibyo ngibyo bituma abakozi b'Imana uruhu rwabo urareba kano gapo kaba gahenze cyane haguruka twakurambitseho ibiganza buryo ukiza noneho pfuka amaso urumva kumiriza ni siripurize kuko urumva kukuzanira umuntu kandi urabona wari umushatse n'ubutama bwawe bwarakuba urumva ngiye kukuzanira umudamu bupfusa iki nta kibazo naza akakugeraho urumva ni umwamarayika ariko kureba ntakubwira urumva kandi nawe ntarareba ntarababwira kuko ibi ngibi twe tubizobereyemo ni akazi nabikoze rwose amaso nayafunze noneho pastor wazana wa mukobwa hano uwo mukobwa hano kandi umuzane umuyobora kuko uramuzana apfutse amaso ni njyewe urayobora iyi action niko ndakubwiye yes biriza hari ikimana ibiri gukora sha kiba gihari noneho pastor uwo mukobwa ntiyemerewe kubumbura amaso ndetse n'uwo musore mu gihe tutarabaturiraho amavuta y'umwuka wera ndetse tunabuzuza imyuka bagomba kuzuza imyuka noneho niyo mukobwa egera pastor mwegereze bahoberane ntawemerewe kureba undi ihobera umukunzi we kandi umupimire ari hano n'uwo rwose muhobera urumva ko urukundo rwatangiye kuza wakura amaso ukareba rebera izina ry'ishusho ryacu twanisha twahuriye muri gare umva pastor
wabaye iki ajya arwara igicuri You will move out of this house. yewe bakadupfura